urabizi wakomeje kugenda batwigisha ko ari ngombwa guhatiriza, gukomeza kwihangana, kugerageza kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Nibyo nanjye ndabyemera, ariko hari ibintu bitatu utagomba guhatiriza na rimwe mu buzima. Nuramuka uhatirije ibyo bintu uko ari bitatu, uzaba intandaro y'akababaro kawe ndetse n'ibibazo byinshi bitandukanye bizakubaho mu buzima bwawe. Muri iyi video ngiye kukugezaho ibyo bintu uko ari bitatu, nkubwire impamvu utagomba guhatiriza ndetse n'impamvu utagomba buri gihe kubihatiriza mu buzima bwawe. Ibi bizagufasha nawe kubisobanurira abandi n'abandi babigenze batyo, gutyo twese hamwe dufatanyije tubone igisubizo cyiza, dufatanye tubone ku gisubizo cyiza kandi ku gisubizo kirambye. Mbere yo gutangira ndashaka gushimira abantu mwese mwakoze subscribe, mukomeje kunyereka ko turi kumwe, munyandikira muri comment, abantu mwoherezanya video zanjye. Mperutse guhura n'umuntu anyereka video bamwoherereje yanjye, ndetse n'abanyandikira mwese ndabashimira. Nawe niba uri umushyashya hano utarakora subscribe, nagushishikariza kwikora kugira ngo uzajye ubona video zanjye zose. Niba hagiyeho video ubone notification ikubwira ko video nayishyizeho, gutyo n'izisanzwe ugenda uzibona kuko nshyiraho video byibuze imwe buri cyumweru. Ikintu cya mbere utagomba guhatiriza mu buzima bwawe ni ubucuti. Umuntu uhatiriza ubucuti suhuza agasuzuguro. Ngarutse ku gasuzuguro, usubiza amaso gato inyuma urebe video nashyizeho ibanziriza iyi, imfunguzo 5 zizagufasha kugera ku cyubahiro, zizagufasha kubahana buri wese mu buzima bwawe. Iyi ni video nziza izagufasha kwirinda gusuzugurwa na buri wese. Hari umuntu wambwiye ukuntu kera kiri umwana muto yaraturanye n'abandi benshi cyane, abandi bana, maze agahora iwabo, mbese yarabafashe nk'inshuti ze bwite, inshuti ze magara. Kuko yari muto cyane nta kintu yitagaho. Umunsi umwe mama we aza kumuhamagara aramubwira ngo ntuzongere kujya kwirirwa wabo bari abantu batazi naho utaha. Kuva uwo munsi koko yahise afunguka amaso, ahita abona ko abo bana bataraza kumusura na rimwe mu buzima bwabo. Koko ahita ahagarika kujya kwirirwa wabo bari abana. Ubucuti si ikintu gihatirizwa. Uyu munsi uzareba abantu muragendana, niba utabahamagaye ntibaguhamagara, niba utabandikiye message ntibakwandikira, mbese baguhamagara uko bagukeneye gusa, ari ikintu bagukeneye gusa niko baguhamagara. Hari n'igihe umuntu umwohereza message ntagusubize. Birakomeye kugira ubucuti n'umuntu nk'uyu umeze gutyo. Ni byiza rero kudakomeza, iyo ukomeje muri urwo ruhiziga rwo guhatiriza, kwiruka inyuma, kugira gute, niho hahandi usanga abantu bataguhaye agaciro, baragusuzugura. Niyo ufite inshuti zitagera iwawe, zitaguhamagara, zitakwandikira, zitaguhangayikira, kereka wowe gusa ari wowe ukoze ibyo ngibyo, hagarika guhatiriza ubwo bucuti, gerageza wiheze. Ubwo ntabwo ari ubucuti, kandi usobanukirwe neza ko udashobora kuba inshuti n'abantu bose. Ubucuti si ikintu gihatirizwa, ni ikintu cyiza kandi ni ikintu kizana, ntabwo ari ikintu gihakirizwaho gihatirizwa. Niba rero ushaka kuba inshuti n'umuntu wimuhatiriza, kuko ubucuti bwahatirijwe ntabwo buba ari ubucuti. Ugomba kugira ubucuti buri reciproque, ubucuti bumeze nk'umugozi, umwe ufite impande ebyiri, umwe afite uruhande undi afashe urunguru. Niba rero wari ufashe gusa uruhande rwawe, urundi rugwa hasi, ntacyo bimaze rero guhatiriza gutyo. Ubwo ntabwo ari ubucuti. Hano ntacyo bimaze guhatiriza. Rekura, nawe rekura. Icyo ugomba gukora ni ukugosora cyangwa se gutoranya n'inshuti zawe nyazo. Niba rero hari inshuti zaguhamagaye nazihamagare, niba hari inshuti zikwandikira message zandikire, niba hari inshuti zigusura nawe zisure, ariko niba hari inshuti irekuye uruhande rwayo, nawe rekura ku rwawe. Bizatuma batagusuzugura, bizatuma impande zose zigwa, aho kugira ngo usigare unaganitse gusa wenyine, bizatuma baguha agaciro. Icya kabiri utagomba guhatiriza mu buzima, ndakeka watangiye kukibwira, ni urukundo. Urukundo ni ikintu burya kidahatirizwa mu buzima. Urukundo ruhatirizwa, buri rukundo rugomba guhatirizwa, ugomba guhatiriza kwinginga, kwiruka inyuma. Burya ntabwo ari urukundo, ruzakubaza gusa rugutesha umutwe. Icyo gihe nta ruhari. Niba ukunda umuntu ubona watagukunda, wihatiriza, mureka agende, wihatiriza wimwiruka inyuma. Nagenda
uzasigarana amahoro yawe. Wihatiriza abantu ngo bagukunde, kuko urukundo ruhatirizwa ntabwo ruba ari urukundo. Ikibazo wakwibaza, mbese ukwiye kugumana n'umuntu waguhisemo wo gukunda, cyangwa se ugomba kugumana n'umuntu wowe uhatiriza wiruka wakirizwaho kugira ngo agukunde, cyangwa kugira ngo mugumane? Yabura uko agira mukagumana, akabura uko bigenza mukagumana, ariko ari uguhatiriza gusa. Ibyo igisubizo ahangaha kirigaragaza. Nibutse umugore umwe wanekereje amateka ye, yabanaga n'umugabo we, mu ntangiriro byari byiza cyane, bakundanye cyane, ariko umugabo atangira kugenda amuca inyuma, ataha ibicuku, arariyo, ageze aho ashaka no guta urugo kugira ngo ajye kuba ahandi, bajye kubana n'ahandi hatari mu rugo rwe. Umugore agakomeza agahatiriza, kuko umugore yamukundaga cyane, yarakomeje arahatiriza, akamusaba imbabazi, rimwe na rimwe agasaba ababyeyi b'uwo muhungu kumusabira imbabazi umwana we ngo ntagende, kandi ntacyo, n'ubundi mu by'ukuri ntacyo byari bimaze, kuko uretse guhatiriza kubera ko umugore yamukundaga, nta rukundo rwari ruhari. Mu by'ukuri niba ubona umuntu mudashobokanye, niba umuntu nta rukundo ruhari, umwe yararekura umugozi we, wowe uracyafashe ugira ute? Rekura nawe, wihatiriza. Ahangaha ibi nibyo bikomeza guhagarika umutima, guhatiriza kugira gute, uta umutwe. Wimubuza kugenda, ntagende. Niba uri mu rukundo rutaguha agaciro, urukundo rutakubaha, rugombera guhatirizwaho, rugutesha umutwe gusa, uzageza ubwo nawe witera agaciro, cyangwa se witera icyizere, usanga nta cyizere kikifitiye, ari nabyo bibi cyane. Ibi byo guhatiriza urukundo nibyo uzasanga abantu bamwe banicanye. Niho hahandi usanga umwe yishe undi, urimo ugasanga umugabo yishe umugore, cyangwa se umugore yishe umugabo. Niho hahandi uzasanga abantu bicanye. Ibyo ntabwo ari byiza guhatiriza. Hagarika guhatiriza umuntu kugira ngo agukunde. Niba yarahisemo gusohoka mu buzima bwawe, mureka agende. Uko urushaho guhatiriza urukundo, uko urushaho guhatiriza umuntu ngo agukunde, niko arushaho kukwanga. Kuko abantu uhatiriza ngo bagukunde, nibwo barushaho kukwanga, cyangwa se bakaguca amazi. Ibi nibyo bitangaje mu rukundo. Uko urushaho guhatiriza urukundo abantu ngo bagukunde, niko barushaho kukwanga, niko barushaho kugutesha agaciro, cyangwa se kuguca amazi. Rero hagarika guhatiriza mu rukundo. Urukundo ntabwo ari ikintu gihatirizwa. Biratangaje cyane, niko navuga. Ariko emera imibereho imwe n'imwe. Rimwe na rimwe hari igihe tugomba kwemera imibereho imwe n'imwe. Niba urukundo rutari ku mpande zombi, umwe umugozi we yarawurekuye, nawe rekura uruhande rwawe, zose zigwe, buri wese umureka agende. Kuri iyi si hari abantu benshi cyane bashobora, niba umwe akwanze, undi azagukunda kandi nyabyo. Ikibazo gikomeye ahangaha ni uko udashobora kubona urundi rugi rugufungukira igihe utaragira imbaraga zo gufunga rwa rundi rwagufungukiye, ariko rugutesha umutwe, rukubabaza gusa. Iyo urugi rumwe rwifunze, hari urundi rugomba rwifungura. Gira kuraje, gira umwete, gira ishyaka ryo gufunga rwa rundi rwagufungukiye, ariko rutari urwawe. Ahubwo kugira ngo ubone urundi rugufungukira rwiza kandi rukwiriye, emera niba abantu batagukunda, kuko ntushobora gukundwa n'abantu bose, ntushobora gukundwa na buri wese. Icya gatatu utagomba guhatiriza muri ubu buzima ni ugutsinda, cyangwa se intsinzi. Intsinzi ni ikintu nacyo kidahatirizwa, kandi ni ikintu cya mbere burya kigiyemo cyane muri ubu buzima, kandi ku buryo udashobora kurabukwa. Intsinzi ni umuhemu cyane mu bintu bishobora kubaho, ku buryo nawe utabitekereza. Kuko umuntu ashobora kukumanura, cyangwa se kugutesha agaciro kugira ngo abone intsinzi yawe gusa, ashaka kugera ku intsinzi yawe gusa. Ariko abantu benshi usanga biteguye gusenya abandi, cyangwa se kubatesha agaciro kugira ngo babone intsinzi yabo, kugira ngo bagere ku intsinzi yabo. Albert Einstein, umuntu twese turamuzi, ngira ngo umuntu wese aramuzi, ni umuntu w'umuhanga cyane mu mateka y'abantu. Yaravuze ikintu gikomeye, yavuze ati ntuzaharanire kuba umuntu w'intsinzi, ahubwo uzaharanire
k'umuntu w'agaciro, kuko intsinzi ni igihe gitoya, intsinzi ni akanya gato cyane, ariko agaciro ni ak'igihe cyose. Rero nuhatiriza intsinzi, niba uri umuntu uzaba utagifite intsinzi, uzica cyangwa se uziyahura, cyangwa se uzasara usange nta buzima bwiza ugifite, uzatuma umutwe usare. Wihatiriza intsinzi. Unzi abantu benshi, nawe urabazi, benshi bagiye bazihitinga bafite intsinzi, barabaye ibyamamare, barahitinze, ariko muri iki gihe ntabwo bavugwa. Usanga ubu batakivugwa. Bashoboraga gutanga ibyo bafite byose, ibyo batunze byose kugira ngo babone intsinzi, babone hiti, cyangwa se kugira ngo babe ibyamamare, ariko muri iki gihe usanga batakivugwa. Ubwamamare ntabwo buhatirizwa, ntabwo ntubuhatiriza. Ubwamamare ni ikintu kizana kandi cyiza. Ndabisubiramo, uhatiriza ubwamamare, wibwire yuko utekereza ko butaramba. Aho guhatiriza ubwamamare cyangwa se intsinzi, hatiriza agaciro, kuko agaciro ni ikintu gihoraho, ni ikintu kibana nawe. Igihe uzaba utagifite intsinzi, ushobora no kuziyahura cyangwa se ugasara, ugatuma umutwe ukamera nabi, mbese umeze nabi. Ariko uhatiriye agaciro, uhatirije agaciro, uzahorana agaciro, buri wese azakubaha, akubahire ko agaciro kawe. Mbese uhatirije kimwe muri ibi bintu, ndizera ko nta na kimwe wahatirije, kandi niba waragihatirije, ni isaha n'iyi, igihe ni iki ngo ureke gukomeza guhatiriza icyo kintu. Ibyo bintu uko ari bitatu, wirinde kubihatiriza mu buzima bwawe, kugira ngo ubuzima bwawe bube bwiza, kugira ngo wubahwe na buri wese, kugira ngo mbese igihe cyose uzahore ufite agaciro. Naha rero nshoreje video y'uyu munsi, ngushimira wowe wakurikiye video y'uyu mwanya, nizera ko ugiye kuyigeza ku bandi benshi cyane, kugira ngo twese tumenye ibintu bitatu tugomba guhatiriza muri ubu buzima, kugira ngo ubuzima bukomere neza, bugende neza. Rero njye nari Mpenzi Edozi, iyi ni Mpenzi TV. Bye.